Impyisi yashakaga umugabo mwiza. Umunsi umwe irakugendera ibwira izindi nyamaswa byabanaga iti, ndashaka nanjye gusabwa. Izisaba no kuzayishakira umusore uzayisaba. Bukeye Bakame irakuzira, ibwira ya mpyisi iti, nakuboneye umusore mwiza cyane. Iti ndetse ni umwami, ategeka ibihugu byinshi cyane. Impyisi iti, kagira inkuru Bakame. Iti, ese wazamungezaho ute? Bakame iti, ngwino uzankurikire gusa, nzakugeza kuri uwo mwami ushakaho umugabo. Nuko impyisi na Bakame bifata impamba, bishyira nzira bigera kwa wa mwami washakaga gusaba impyisi. Ubwo ariko Bakame ikaba yari yashatse guhenda impyisi ubwenge. Ikaba yari yayibwiye mu nzira iti, nitugerayo kuko uri umugeni uzicishe bugufi, ugire isoni mbese uzikore nk'uko abageni bigira, kugira ngo umwami nakubenguka azabone ko uri umukobwa mwiza. Iti kandi ubwo ugiye kurongorwa uri umugeni, naho njyewe ndi umushyitsi. Impyisi irabyemera. Bigezeyo barabyakira, barabyinjiza, barabyicaza. Wa mwami yatambuka Bakame ikoshya impyisi ngo yubike amaso. Biratinda noneho umwami aravuga ati, nimushyire bariya bashyitsi amafunguro. Abanyenzo niko kuyazana bavuga bati, ngaya amafunguro y'abashyitsi. Bakame irarya kuko ibyo bari bazanye byari bigenewe abashyitsi. Ibwira impyisi iti, ubwo wowe uri umugeni ni ukuvuga ko bakugeneye ibindi. Ahari uraza gusangira n'umugabo wawe. Njyewe maze kwigendera. Bakame irarya ndetse irabisigaza. Bishyira kera bazana amazi bati, ngaya amazi y'abashyitsi nimukarabe maze muryame. Bakame yoga yonyine kuko bari bavuze ko amazi ari ay'abashyitsi. Irangije iryama aho bari bayisasiyeyo n'impyisi. Ubwo impyisi iraha itegereje ko nayo bayibuka, ariko inzara iyimereye nabi, igasuma gukora ku biryo Bakame yasize ikifata. Bakame igiye gusinzira ishaka inyenyeri izishyira ku maso, ku buryo impyisi yajyaga gukora kuri bya biryo ikwibwira ko Bakame iyireba. N'ahanini uko kwihangana yaguterwaga na ya magambo Bakame yari yayibwiye ngo igomba kwifata nk'umugeni ikagira ikinyabupfura. Buracya Bakame n'impyisi barabasezerera, babiha andi mafunguro bavuga bati, ngaya amafunguro y'abashyitsi. Bakame irongera irarya ntiyahaha impyisi. Impyisi nayo uko yakabaye n'inzara n'ibitotsi iragumya irihangana. Noneho batereka duherekeze abatugendereye. Bakame n'impyisi bijya imbere, abari babiherekeje babiha inka yo kubishimira. Aho basubiriye ibwami, impyisi ibwira Bakame iti, cyakora biriya wankoreye si byo. Bakame iratanguranwa iti, nanjye nahoze ngira ngo umwami azakwemera, none ngo wabagiriye ikinyabupfura gike, nicyo cyatumye atagukunda. Impyisi iti, iyo nza kubimenya. Iti mbese ntawasubirayo? Bakame itashwe da. Iti cyakora iyi nka tuzayifatanya. Impyisi iti, ntibishoboka, ndakwica maze nitware iriya nka kubera ko wampenze ubwenge. Bakame iti, ngaho duhamagare, nibatubwira ko iyi nka ari iyacu twembi, ndayiguharira uzayirye wenyine. Nuko Bakame igahamagara imisozi igasubiza. Bakame iti, ntiwumva ko bitabye? Ikongera iti, ese iyi nka si iyacu twese? Imisozi igahorera. Bakame iti, ntiwumva se ko bikirije? Impyisi buri icyo yongeraho. Bakame ariko ikaba idashaka gusangira iyo nka n'impyisi, niko kuyibwira iti, wowe uzajya uragira iyi nka rimwe, nanjye nyiragira irindi. Bigeze aho yisubiraho iti, ariko ibyiza ni uko aryo wajya uyiragira, wowe ukajya uhinga kuko ufite imbaraga, ugahinga uburo tuzarisha iyi nka. Impyisi irabyemera. Bakame iri kugendera no kwa nyina, iyibaza uko izabigenza kugira ngo izarye ya nka yonyine. Nyina irayibwira iti, uzakure uburo mu kigega, ujye ubunzanira usigemo imishishi gusa, hanyuma wice na ya nka, inyama uzizane hano, igihanga cyayo ugishinge mu gishanga. Uhamagare impyisi uyibwire ko inka yarigise, niyikurura umutwe uze wonyine igire ngo ni imbaraga zayo zitumye iyica umutwe. Bakame iragenda ibigenza nk'uko nyina yayibwiye. Isahura ikigega igisigamo imishishi y'uburo, ubwo ari nako irunda uburo ku rutare nyina yabagamo. Bukeye ijya kuragira, ibagira ya nka mu gishanga. Inyama izijyana kwa nyina, umutwe iwushinga mu isayo. Ihamagara impyisi iti,
dore nari naragiye hariya none inka yacu yashaye. Wowe ubwo ufite imbaraga genda uyisayure, wayisayura wagira, uramenye ntukurure cyane utayica umutwe. Impyisi iti ndakurura buhoro da. Nibwo ikuruye igihanga kiza cyonyine. Bakame iti yampaye, iti sinakubwiye ko nukurura cyane amahembe acika inka igaheramo. Iti ahubwo nyihera ayo mahembe nyitwarire njyewe umunyambaraga nke. Wowe ufite imbaraga nyinshi usigare wimba, igice kinini gisigaye ukijyanire. Impyisi iti iyo nama sinayibuza. Nuko ijyaho iracukura ihaca icyobo kinini cyane ngo ikurikiranye cya gihimba cy'inka cyashaye cyahe cyo kajya. Imaze kwiyuha kuya ibona cya cyobo yacukuye kiyitengukiyeho kirayica. Aho Bakame iziye isanga igitengu cyayihitanye irishima. Iti ngiye kurya inka n'uburo bwanjye uko nshaka. Kandi nyamara ubwo buro bwari bwarahinzwe n'impyisi, na ya nka yari iyabyo byombi. Nuko Bakame ikira ityo ikijijwe n'ubwenge bwayo. Sijye wahera hahera umugani wa Bakame n'impyisi.